ndabasuhuza nediza nk'ibisanzwe aho ukurikirana Urusobe Family. Ndakwibutsa utarakanda subscribe kumanza ugakanda subscribe kugira ngo tubane nk'iyi video twese tumeze vibe neza byatanje. Hanyuma rero musingarutse kubagezaho video y'ukuntu washaka umuti mu gihe ufite umukunzi waba warakwanze cyangwa se ukaba ufite umukunzi ukunda ariko mwibanga ariko ukaba ubona atagukunda uko wowe ubishaka. Hanyuma rero ngewe ngiye kwereka ibintu wakora umukunzi wagukunze cyangwa se umukunzi mwakundanye ukabona ntago ari kubigendamo neza, ukabona kuza naho mwanashwanye mugatandukana mugakora separate mukaba kongera mu giti mukakongera mungera mugakundana mu ndi bushyashya. Hanyuma no mukunzi ushobora kuba warakunze wowe ariko ukabona imbaraga zo kubimubwira bitewe nuko nyine ubona ko wenda ushaka kuba muteri level imwe cyangwa se ushaka kubona ko umutinya bitewe n'ahantu aturuka, ushaka ko tukamakire, ushaka guturuka nyine ahantu hakomeye mu nyobozi runaka ukabona ntabwo wamubwira ko umukunda. Rero ngiye nje kukwereka buryo ki wakora ikintu wakugira ngo uwo muntu ukunda agukunde. Rero tugiye kubana n'iyi video unkurikirane gatanu kandi hari ngo nkubwire uburyo ki ugiye kugira ute kubikora. Hanyuma nkurikira ikintu bitwaza bya mbere by'ibanze. Umuntu ngo nkubwire ngo ikintu ugomba kwitwararikaho ugiye gukurikirana bino bintu uko ngiye kubikora koze nawe ariko ubikora. Hanyuma ni unamo kuba ubikoze utari ko nabikweretse ikanga nuzavuge ngo edizose byageze gute ko yambeshye ko byagenze gute ko byagenze gute. We nkurikirana gatanu ku kandi mwereke ibintu ugiye gukoresha kugira ngo uramukunzi kwanze cyangwa se uriya muntu ukunda akaba watagukunda agukunde kandi byose akugarukije. Twagiye rero aha nkuko bibona hano iyi ni voka, iyi ngiyi ni ikaramu, urunguru ni urupapuro, aka ni agacuma karimo amazi murayabona, amazi murayabona ngaya. Aha uyu nguyu ni umunyu, uyu ni umunyu urugera. Hanyuma ibi ni babyita amatahira ni icyuma. Ibindi bintu hano ukeneye gukoresha uretse ibi ngibi nakweretse byonyine. Niba mutarabikoresha rero, niba mutaranabibona manzi yirute manzi bishake ikaramu, urupapuro, agacuma karimo amazi, avoka kaziraboneka, icyuma n'ibi byatsi n'umunyu. Hano nimabwiye ngo numutahira ariko ushaka kubyita wenda irindi zina bite n'agatuturukamo gashaka tukita umutahira ariko ushaka kubyita umutagara yakubyita ikindi irindi zina ariko byo kose biragaragara bibona. Hanyuma ufata avoka yawe, hanyuma rero tugiye gutangira mbereke kuntu ibintu ubikoresha kugira ngo ukore umuti wemewe kandi wizewe ko wakugarurira umukunzi wawe cyangwa se ko wakugarurira umuntu ukunda ariko we atagukunda. Twagiye hano mfite urupapuro ndamaza nandikeho wenda amazina abiri y'uwo muntu. Ushobora kuba wenda yitwa Ruferedi Nyakwira. Ngo ndabyereka inshuro zingahe? Ndabyereka inshuro 7. Ruferedi Nyakwira, Ruferedi Nyakwira, Ruferedi Nyakwira, Ruferedi Nyakwira. 1 2 3 4 5. Ruferedi Nyakwira, Ruferedi Nyakwira inshuro 7. Hanyuma ukandika inshuro 7 ku rupapuro rwawe, urucamo uduce, urucamo uduce, gace ka mbere, uduce, gace ka kabiri, ikima bitaguruka, gace ka kabiri, gace ka gatatu, gace ka kane, agace ka gatanu, agace ka gatandatu. Gurutse ariko nacyo kanandika kandi Ruferedi Nyakwira, Ruferedi Nyakwira. Agace ka gatandatu aka
ka gatandatu ngaka urujyi mwakira ka gatandatu urujyi mwakira agace ka karindwi. Hanyuma naho wakigumye nta kibazo. Utu ni udupapuro, uduce turindwi twanditseho amazina ya wa muntu. Agace ka mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi. Warangiza ukatuzingamo inshuro eshatu, ubwo ni rimwe, kabiri, gatatu, ugashyira aha. N'imico dutatu, rimwe, kabiri, gatatu, kagashyira aha. Rimwe, kabiri, gatatu, kagashyira aha. Rimwe, uzingira uzinga buryo ki izina riri bujye mo imbere. Rimwe, kabiri, gatatu, kagashyira aha. 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 Warangiza umaze kwandika udupapuro twawe turindwi, wanditse amazina yombi abiri cyangwa se amazina yombi rishobora kuba ari abiri cyangwa se atatu biterwa n'izina afite. Ubu dushyize aha ngaha. Warangiza ugafata iki? Ugafata avoka n'icyuma. Nababwiye ko kuba ufite avoka ihiye, kuba ufite icyuma kiri bugire utakibuze kugufasha. Ugasatamo uduce tungahe? Uduce kamwe, kabiri, gatatu. Ushobora kuba uduce tungahe? Tune. Imwe, ebyiri, eshatu, enye. Satemo inshuro enye, ubibona? Warangiza rero icyo ugiye gukora ni iki? Ugiye gufata buri gace ugenda ushyiraho umunyu, gace ugenda ushyiraho umunyu, gace ugenda ushyiraho umunyu, gace ugenda ushyiraho umunyu, kugira ngo umunyu usobanuye umucyo kandi umunyu usobanuye uburyohe. Ni ukuvuga ngo hano urukuro wishaka ko ruzamo umucyo, kudacana inyuma cyangwa se kudatendeka, kazamo n'ikintu uburyohe, akaba ari urukundo rumeze neza. Umunyu si ngombwa gushyiraho mwinshi, nuko no gushyiraho mwinshi. Warangiza voka yawe umaze gushyiraho umunyu, uratonora nk'ibisanzwe. Ushobora gutonoresha icyuma cyangwa se ugatonoresha igishishwa, birakunda. Warangiza ufata aka gacuma kawe harimo amazi bibutse, ugashyiramo, ariko ukaza kukoza nyuma kugira ngo udatera umwanda, ugateza umwanda. Iyo urangije urakoza, ugashyiramo, twagurutse ariko tuzana nta kibazo. Ugashyiramo, warangiza nuko udupapuro twawe tungahe? Turindwi. Wazinze inshuro zingahe? Eshatu. Kamwe, tubiri, dutatu, tune, tandatu, warangiza gufata cya giti cyawe bita umutagara, biterwa naho utuye n'agace uturukamo. Umutagara nawo urawufata ukawucamo uduce tungahe? Uduce twinshi, ukawucamo uduce twinshi dushoboka, ugashyira muri cya giseke, muri ka gacuma.
warangiza maze kudushyiramo ugacunda ukavanga. Hanyuma rero hano hari icyitonderwa, iyo urimo ucunda uvanga, buriya amagambo ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gikoreshwa, buriya n'umurozi adakoresha amagambo ntabwo yaroga. Bityo niyo mpamvu hano nawe iyo urimo uravanga uvanga uhamagara rya zina rya wa muntu, umubwira ibyo umwifuzaho byose. Hanyuma warangiza umaze kuvanga bwazamo igifuro, amara kwazamo igifuro ukagira ute, ukaba wamena. Ngo wamunyu agenda ucagara ka rupapuro nayo ikagenda ikabahinduka nk'amavuta cyangwa se nk'igifuro. Hanyuma ya bya biti nayo twashyizemo, nayo ya mitagara twashyizemo ikagenda ikagira ute, igahinduka intuza uducago. Ngo niba bamaze gucagagurwa n'iki na wa munyu twashyizemo. Hanyuma iyo urangije gucunda uvuga ya mazi urayafata ukagira ute, ukayamena. Umara kuyamena hanyuma ugategereza ibikorwa bikagira ute, ukikora. Hanyuma ikindi kintu ubikorana kwizera guhagije, kandi kuko Imana iravuga ngo kwizera kurarema. Iyo utizeye ni ukuri nta kintu gishoboka. Urakorana kwizera kandi ukabikurikiza uko nabivuze hano mw'iyi video. Hanyuma ubundi tuze gukomeza kubana, unyerekeye muri comment umbwire nimba byakunze nimba batakunze, nabwo nyandikire ndagusubiza. Ndazoshyiraho na nomero zanjye, uze kureba munsi ziraba zihari muri description, uze kuremo iraba hariho nimero. Hanyuma nurangiza uze kugira ute, uze kunyandikira cyangwa se umamagare, ni nomero iri no kuri WhatsApp. Hanyuma uzakunze kubana mu zindi video. Ciao ciao.